Tugiye kwakira Rumi, abantu mu Gatsata rero ambasaderi araje. Amashimwe cyane twakire Rumi. Ndishimye cyane. Jeni tumaze kuba umuryango ku buryo hari igihe ureba nkaza bukumva wamuguza. Kuko twisanzura na wamuze umeze utese. Ntabwo ni no munsi nageze muri salo yawe. Salo yawe rero ari ikintu mugomba kujya mumenya. Salo yawe ni y'abasirimu. Kandi twebwe turabakene, turabasirimu. Uzacunge uzi ko umuntu w'umukene umukira parika nk'ari imodoka akagwara ifutu ukaza wirukanka gutya kandi imodoka iri hafi. Nicyo kintu rero wakoze. Gusa ubutanzaza nawe ndagushimiye. Na Babureka mutemo hakuri kugenda mani sambivuga kugenda bakiza wa. Agaba byumvikana neza zaba bimeze bitese. I haven't seen you in a minute bro. Uri guflightinga. Watangiye gukoresha toilette zo mu ndege ryarimo. Nta rimwe. Ubora borose umwana ujya muri taki. Ubikora ugezeyo. Irabeshya mwana. Ndishimye cyane kubona umuryango wacu Franco ndagusuza. Franco ni umusirimu bro. Reka mvuga ikintu kimwe, ikintu nashimiye Franco. Nabonye uburyo ufatamo ibyo kurya. Nyine mwana isahani yawe ukuntu biteguye bro. Turatuboro urya ni kurya gusa ntago ujya watendinga ira boro toilette. Bitabihuriramo. Uri umusirimu kabisa. Umunsi umwe umujene kugira ngo kuri ibyo bintu byo kurya mvuze umujene umwe hari umuntu wo mu Gatsata yagize amafaranga kandi twarakuranye. Anje amaze gufata umushahara wa mbere atugatireho muze nge kubagurira akantu. Umujene we akaba mu mutwe harimo ikintu cyitwa inzoga. Ewana umujamara tujyana twebwe turavuga ati turirira niyo kaba ka brushette kamwe hako twe twirira. Umujamara aravuga ngo wapi ngende ishakira ibyuma ngo ninywere byeri ngo ngiye mu rugo ngo twire turya amanyama ngo twari inkoko ngo munsi ngo twari ihene. Ewana twirira ka brushette kamwe umujamara ngo biyoga byinshi cyane. Kubw'amahirwe make umujamara aruka. Arutse ikintu cyatobaje suko yarutse. Ahubwo yarutse ubugari n'amashu. Inkoko zageze mu nda zinduka ubugari n'amashu. Ndishimye cyane uno munsi twahuriye hano sinshaka kuvuga harimo abakozi b'Imana benshi. Umujana kanza musuza. Hakuno nabaje no mu Gatsata ko babagenderera. Papa cyangwe. Amahoro. Twambaye amasata shada. Twambaye amashata sa. Twambaye amashata sa. Kandi byiza ndabona wicaye ahantu heza. Umujene enjoy bro. Urarenze ariko ibintu nizere ko na video ari hanze. Nizere ko na video ari hanze. Bonye ndi ngwino ma. Ngwino mukobwa ngwino. Kanara mu baby. Kari mu ngwino nta kibazo. Ngwino nta kibazo. Tambuka. Ngwino nta kibazo ngwino. Ngwino kuri stage. Ngwino. Ngwino nta kibazo ngwino. Ukundi gusaba imbabazi wagira ngo hari ibindi bintu cyo gukora birenze kuza kuri stage. Mbabara ngwino. Yangane basi iminota 2 yonyine. Ariko biraye bora bajya bavuga hano ngize n'amahirwe hano barokore. Ibintu bajya bavuga ngo twaremwe mu ishusho y'Imana. Bajya bavuga abagabo gusa cyangwa n'abagore barimo. Tambuka ngwino hano. Isanzure ni ibisanzwe sibyo? Niki cyaguteye isoni cyane? Anyway, uno mujene impamvu muhagurukije nuko mukubisa amaso ari talented. Ndabesha? Ari talented no muhanzi. No muhanzi witwa Zoe. I know you witwa Zoe sibyo?
ndashaka uduhe na kapela kandi uri talented mu bintu byose nabibonye ndashaka uduha kapela sibyo nyine umvisha abantu ko ikintu ufite cyiza atari uburyo mbuzi ukuntu nabivuga ariko atari uburyo n'ijwi ririmo sibyo twigira imbere ngo utambuka hano ugire hano ariko nabonye impamvu wagize isoni nuko hariho amatara mu mwijima ntabwo wagira isoni mwijima ntabwo wagira isoni reka twumve voice yawe sibyo uyu mwanya wubyaza umusaruro Zoe look at me sibyo nanjye nangiye kwisanzura ngo look at me sinzanuka akantu ka look at me sinzanuka vuba ndashaka kugira ngo mbwire oh my god najya mukurikire ndashaka kugira ngo usure umuhanzi kandi uri talented ndashaka uduhe kapela twumve mwiriwe neza murakoze cyane nitwa Zoe ndi umuhanzi ukibitangira undekure ni wowe mbwira ni wowe undeba ni wowe mbwira wowe undeba naraye amaso yawe ari kunyisha nariyo sura yawe iri kunyisha murakoze cyane papa cyangwe ngwire mu manure mujya ngwire reka papa cyangwe kugeza hari mu manure mujyane muze kumumanura bro muzatubwira ikizavamo mumanure nta kibazo ko muri kwigendera gake se mwisabe urukundo bro yari joke byagomba kugaruka aho ngaho ntago nzi ukuntu bigenza ariko biraza kugenda neza nta kibazo nukuri unyihanganire pe ntago nari ngambiriye ko ajya hariya hari ikintu kimwe nshaka kubabwira kubera ko twateranye arimo abakozi Imana benshi mu mbabare ninze kuvuga ijambo fuck kubera ko ijambo fuck ryatumye abantu bamfata nabi bambwiye ko niyo mpamvu nigeze mbikoresha ngo nifata nk'umuntu w'umufakiri n'ibiki byose niyo mpamvu nabyihore sibyo tukiri ku bakozi b'Imana ndishimye cyane kubona Big Brother arimo hano yitwa nde yitwa Richard kandi cyo nacyo ni ikibazo muramwegereye abo n'abadayimoni kwanza ndishimye cyane kuba arimo hano ndagira ngo mubwire ko yaruhuye imitima ya benshi kandi yafashije benshi harimo nk'ababyeyi bacu ni story ndende ariko njye nashaka gutera story aho mva njye mva mu Gatsata niho hantu hambere hadutse abapasiteri b'abanyamitwe ariko nibagira icyo bafata kubera ko n'abakristo nabo babaga ari abanyamitwe ndibuguha urugero umunsi umupasiteri yigeze kuvuga ngo haleluya ndi kubona ari umuntu ufite kontake nayizane hano imbere kuko Imana yamuha kontake ebyiri koko yari arimo umugabo ahita aza yirukanka azana kontake hano imbere amaze kuyizana iteraniro rirangira araza yigira pasiteri ngo wamba uri kwaniza ya kontake arayimutiza arasohoka acana imodoka asiga yaka ayigarurira kontake pasiteri imodoka arayitwara pasiteri asohotse buri modoka hamagara wa mugabo ati se imodoka yagiye ngo Imana se yashakaga n'imodoka ngo nyine nzikarira kontake yonyine wahamagaye ngo tumwe niko twebwe tubaho ndashaka piano iriho umushumba atambuka sha sorry mwise sha
ariko mu kinyamurenge shani ngo kuvuga ngo sa ni biri seri. Ndashaka nkwereke ikintu gatoya. Umushumba arashaka nkwereke Big Brother mu gihe cyanyu umupasiteri yazaga kuba umupasiteri kubera ko Imana yamuhamagaye. Niyo yigishaga urabyumvaga ko harimo amavuta y'Uwiteka, ariko nta mavuta ngakuye. Una mavuta ntago nari nsanzwe nyakoresha mu buryo bw'Uwiteka. Mushumba witanzaga. Niyo yigishaga urabyumvaga ko harimo umuhamagaro w'Uwiteka. Mushumba ki buyiretseho gato. Ariko muri iki gihe hari abapasiteri batabikora nk'umwuga, babikora kubera ko bashakamo amarongo. Ndashaka kuba umupasiteri ubikora kubera ko ashakamo amarongo. Buriya wari uzi ko iyo umuntu arimo gusaba inkunga wenda yo kubaka urusengero, abivuga bisanzwe n'amagambo, ntago biryoha nk'iyo harimo kiya piano. Ndagira ngo manze bikora harimo kiya piano wumve. Haleluya, haleluya bene data. Naryamye nijoro, imbaraga z'Imana zirambira ngo dukeneye amatafari, amabati agomba guhinduka, dukeneye kugira amakaro mu rusengero, tukiteza imbere tukagira urusengero rwiza. Urumva ko ntakiri abapasiteri mushobora umwe w'abakristo mushobora kwifata nk'ari ibintu bisanzwe, ariko ndagira ngo bashyiremo agaki gatoya ka piano, uraza guhita wumva ko koko ugomba gutanga amafaranga. Haleluya, haleluya. Naryamye nijoro ndeba ahantu turi. Haleluya. Uwiteka arangenderera arambwira ngo umwe muri mwebwe agiye gutanga amabati. Haleluya. Wumvise itandukaniro? Nibyo bisigaye biba muri iki gihe. None ashaka Merci ngo ngoreka akantu kamufasha. N'umuntu umwe usanzwe utari Merci aza usanzwe nujya akantu usanzwe. Azana intebe hano. Hagira umuntu uzana intebe hano. Naho uhagaze aho ntago usanzwe. Merci banza umubere ma. Ngo yewe twebwe boss wacu ntago ari bya biri munacaho ukaboheza umwuka, ni ibintu bisanzwe. Merci urabona ko muri na minsi turimo abadayimoni bakere barumvaga bitandukanye n'abiki gihe. Ndashaka rero ugiye kuba pasiteri unyirukanemo abadayimoni cyangwa ngiye oya shanda bafite ko ngiye nabakwirukanamo ariko nabo ufite wowe banyirukanemo kwanza babyumvise ko bafite. Ndashaka uzaza ukoresha fire. Abadayimoni bakera iyo umuntu yabaga afite abadayimoni bamuzana gatanavuga bakamurambika ahangaha, bamara kumurambika ahangaha pasiteri akamukozaho ikiganza gusa abadayimoni bakagenda. Ariko abiki gihe muramanza mukanaburana mukanatukanamo gakeya, baravuga amagambo menshi. Buriya rero umudayimoni ari kuvamo umuntu ushaka kumenya ngo uyu mudayimoni uvamo yari umujura, yari umusambanyi, yanywaga inzoga, ugiye kujya uvuga fire. Uko umudayimoni agenda mvamo uraza kumva icyo yari cyo. Nukuvuga fire gusa ariko fire ifatika. Ese byangenze bite none? Cyangwa toka na toka uzivanga kuko nyine abadayimoni biciye baragoranye. Byose ubivanga ariko na energy. Twagiye Nanjye rero umudayimoni araba agoranye cyane. Ubwo tugiye ku mudayimoni w'umusinzi njya kumvisha amagambo bavuga. Twagiye fire genda ndimo kumva isereri genda navanze byeri na rikeri ndimo kumva isereri ikinya uno umudayimoni w'iki? Oya warunyirukanye kuri stage. Uno umudayimoni w'iki? Ngize ngo nyirukanye kuri stage. Uno umudayimoni w'ubusinzi ugiye kunyirukanamo umudayimoni w'ubusambanyi. Manze mangaye nawe ndakwirukana kwa jina la Yesu. Ndamutekereza amarira kuzuye amaso. Fire no iruka. Ndamutekereza sohoka. ni wesha uno umudayimoni w'ubusambanyi. Niko abadayimoni basigaye bakora. Iyo bigezeho rero noneho kuri twebwe ku baturage bo mu Gatsata, Merci ko warangaye. Umudayimoni waruje kureba. Oya akusaba abadayimoni bafite ubundi.
ushobora koza kabisa wa mugabo ufite abadayimoni baringane narabufite n'ingenzi nago abadayimoni ntacyo batwaye abadayimoni be ntacyo batwaye ndashaka kwereka noneho sasa mu Gatsata twebwe n'umuntu muzima udafite abadayimoni yitwara nk'ufite abadayimoni ikintu cya mbere mu Gatsata abantu babo bakora batesha umutwe ariko nabo batesha umutwe mu buryo bwo kukubaza ibibazo byinshi none nabonye bikabije ejo bundi twagiye gukora ikizamini cya perime noneho umuwafandi umwe ukuze araza aravuga ati umuntu wese ufite ikibazo uri bugire ikibazo ari gukora ikizamini amanika ikiganza hari abapolisi bahagaze hirya no hino nako mugakomera amashyi nta kibazo reka banje gukomera amashyi akantu ari mvuze urumva abajene mu Gatsata ho niyo n'abadayimoni mubonamo bisanzwe mubibaza kubaza ubyumvamo umupolisi aravuze ati mugiye gukora ikizamini cya perime ugira ikibazo wese amanika ikiganza hari abapolisi umupolisi agira ate aza gufasha umuje wowe ugiye ku mupolisi sasa umupolisi nuko baba bahagaze gutya ngo bimeze gutya nka gutyo baduha ibizamini bamaze kuduha ibizamini ni perime ni provisoire perime twekora yego nangiye kuvuga ngo warangaye ariko ntago warangaye ni provisoire njye uwo mujene ibintu yakoze ibibazo yabajije nta hantu byari bihuriye niri kwandikiye ntukarangare sibyo uwo mujene ibibazo yabajije byatesha umutwe umupolisi yari yamaze gufata ikizamini already ngende umujene oya wowe umupolisi se byagenze bite merci nta kibazo ngabanza ubyumve neza uri iki umupolisi uri umupolisi bisubiremo umupolisi sawa ngende umujene ugiye kubaza iki ibibazo ariko by'ubusa niko abajene mu Gatsata bameze uri umunyeshuri wicaye ku kizami uri umunyeshuri wicaye ku kizami cyane ndi umunyeshuri ugiye gukora provisoire umujene wafata ikizamini amaze kubona ko nta kintu ari azimo atangiye gukoresha akata yo kubaza umupolisi ibintu bidahuye abamanika ikiganza gutyo ufite ikihe kibazo afande ibi si bya bizamini iyo umuntu atsinze acindira ku manota 12 nibyo ni 12 nabibonye kabisa murakoze cyane afande asubira hari hashize umwanya byamucanze arongera azamura ikizamini none se iyo umuntu atsindiye ku manota 12 ahita ajya gukora perime ubona provisoire uhita ujya kuri perime ubwo okay nari nabiketse urakoze cyane umujene arareba abona nta kintu arimo hasize nk'iminota 5 arongera agira utyo ngo na perime nimwe bwa polisi muzikoresha ni twebwe okay none ugiye gutangira kurakara ufite ikihe kibazo we ubu se perime wowe urayifite na provisoire wakoze ukava muri ibyo ngibyo nta kibazo umujene yatangiye kubona ko polisi yarakaye ariko bimwanga mu nda bigenze bite no wandakariye wowe kora ikizamini utuje ntago wandakariye kora ikizamini utuje nari nzi ko wandakariye arongera mwanga mu nashe nk'iminota 30 uko numvisha abangaba bavuga ngo wandakariye I love you so much ndakunda cyane reka nshimire boss wanjye kumfasha amashyi cyane kuri Rumi asante sana muri iki gihe cy'iminsi mikuru muri Samsung 250 tubafitiye promosiyo muri product yose wagura muri Samsung 250 iguhesha amahirwe yo kwinjira muri tombora yo gutsindira ibintu bitandukanye muri ibyo bihembo harimo moto harimo machine za laptop harimo na smartphone n'izindi accessories zitandukanye zo muri Samsung 250 sibyo gusa kandi watsindira tiki kujyana gufata lunch muri hoteli zitandukanye harimo Serena harimo Onomo ndetse na Marriott ukaba wanatsindira tiki kujyana muri concert ya Israel Mbonyi ndetse ukaba wanatsindira tiki ya VIP muri Gents Comedy muri aho nyamahirwe harimo n'abazabasha gutsindira amafaranga azatuma barangiza umwaka bameze neza gana iduka rya Samsung 250 rikwegere nawe ube umwe muri abo banyamahirwe
ikinga hongera inyana